Iyi video itwereka uburyo ki umunyeshuri ashobora kuba yakora tack weld kuri sheet metal. Nkuko mubibona hariya tumwereka uburyo ki yakora tack weld kuri sheet metal. Izi ni training tuba dukora dutraininga abanyeshuri mu buryo bwa welding, ariko ibi bigenda bidufasha mu buryo bwo gukora manufacturing cyangwa se fabrication. Nkuko mubibona n'uyu rero arimo akoresha angle grinder, nabwo tuba tugomba kumwereka neza uburyo ki agomba kuba azi gukata neza angle cyangwa se gukata bitewe na task agiye gukora muri workshop. Nkuko mubibona murabona ari gukata akoresha angle grinder. Urabona ko ari gukata neza, tukareba n'uyu nawe ni uburyo bwo kuba traininga bagenda bakoresha uburyo butandukanye. Hano kuri sima ushobora gukora tack weld. Iyo turi gukora weld kuri sheet metal, ubundi turatakinga kugira ngo tubashe kubona weld dukeneye. Ntabwo dushobora gutera bead bitewe nuko atari kuri plate. Rero murakoze kuzajya mukurikirana izi fabrication ko zigenda zidufasha.